nk'ubundi nk'uko bisanzwe ni Shatamukazi nk'uko dusanzwe tumenyereye ikiganiro ubuzima bunejeje, nongeye kugaruka kugira ngo tuganire neza kuri iki kiribwa mwakomeje mumbwira, turebe n'imimaro yacyo. Ubundi ikijumba cyangwa se ibijumba ni ikiribwa kibonekamo imbaraga nyinshi cyangwa se kibonekamo vitamine zigiye zitandukanye, arizo tuza kugenda tubasobanurira. Ubusanzwe ibijumba ni ibiribwa bidakunzwe na benshi bitewe n'uko biba bifite uburyo ki bikomeyemo cyangwa se uburyo ki byihariye, ugasanga abantu babifata nk'aho ari ikiribwa cy'abakene. Rero ndagira ngo mbibaganirireho kugira ngo twese tumenye ibyiza by'ibiribwa turya cyangwa se ibyo tunenga, hanyuma tujye tumenya ibyo dukoresha mu biribwa bya buri munsi. Ibi bituma bamwe babisuzugura rero bigatuma bashaka kwitandukanya n'ababirya buri munsi, bityo ntibigere ku mafunguro yabo ya buri munsi. Iyi myumvire ya bamwe usanga atari yo na gato, kuko ibijumba bigira intungamubiri zitandukanye. Imwe mu mimaro abahanga mu by'ubu buzima bavuga ko ibijumba bafite ku buzima bw'umuntu, ngo harimo kongera ubudahangarwa k'umubiri, kugira beta-carotene isanzwe izwiho kwirukana uburozi mu mubiri w'umuntu. Ibijumba bigira vitamini B na C zinyuranye ndetse n'ubutare bwa phosphore bizwiho kurinda indwara zinyuranye ziterwa na microbe. Kimwe n'ibirayi, ngo ibijumba bifite ubushobozi bwo kurinda umubiri w'umuntu kubyimbirwa bitewe n'umyunyungugu wa magnesium ndetse na ya beta-carotene. Ubushakashatsi buherutse gukorwa mu bihugu birimo Ubuyapani, Ubuhinde ndetse na Amerika y'Epfo bwasanze ibijumba bifite ubushobozi bwo kurwanya kanseri zitandukanye, zirimo udusabo tw'intanga ku bagabo, impyiko ndetse n'iyo mu mara. Rero ibijumba ni ingenzi cyane kuko bishobora kugufasha kurwanya udutsi dushobora kwangirika, igishobora kubyangiza. Rero ibijumba bishobora kugira uruhare maze ukaba wamererwa neza. Ibijumba kandi ngo bifite ubushobozi bwo kurinda umuntu wabiriye kurwara indwara z'umutima ndetse no kugabanya cholesterol mbi mu mubiri. Abahanga mu by'ubuzima kandi bagaragaza ko kunywa ibinyobwa bikoze mu bijumba bishobora kurinda umuntu kurwara umwijima bitewe n'ubushobozi bifite bwo gufasha umwijima gukora neza. Ibijumba bifite ubushobozi bwo kuringaniza isukari mu mubiri. Ibijumba bifite ubushobozi bwo kurinda umuntu indwara z'ubuhumekero nka asima bitewe n'ubwinshi bwa vitamine C, ubutare n'imyunyungugu bibonekamo. Ni byiza rero gukomeza kumenya ibiryo cyangwa se ibiribwa turya. Ibyo dusuzugura ese bimaze iki, bifasha iki, maze turusheho kutagira ikiribwa na kimwe Imana yaremye ikacyitondera ikagishyira ku isi, tukagisuzugura, ariko nyamara benshi ntabwo bazi imimaro yabyo. Ku bantu bakuze ngo ni byiza ko barya ibijumba ku bwinshi, ngo kuko byifitemo
ubushobozi bwo kurwanya indwara zifata abantu bageze mu zabukuru, zirimo rubagimpande. Ibijumba rero niba uzi ko uri umuntu ufite imyaka cyangwa utangiye gushesha akanguhe, jya wirira ibijumba kuko za rubagimpande ntizizakwataka. Amazi yatetswemo ibijumba ngo afite ubushobozi bwo gukiza ububabare bwo mu ngingo zitandukanye bitewe na fibre, ziganje mu bijumba, ngo bishobora kurinda umuntu kugira umwuma mu mubiri. Ku muntu unanutse cyane ngo ni byiza kwihata ibijumba kuko bifasha kugarura ibiro ku buryo bwihuse. Gira ubuzima bwiza wirira ibijumba. Niba ushaka kubyibuha rero nshuti zanjye, niba warabuze umubyibuho, gerageza rwose ukoresha ibijumba, gerageza wirire ibijumba mu buryo bushoboka bwose, maze wigirire umubiri ugaragara. Erega koko umuntu ubyibushye cyangwa se ugaragara neza arambara akaberwa n'umubiri wiwe uba utunganye. Oh yes, ni cya kiganiro nkomeje kubagezaho ubuzima bunejeje, ni Shatamukazi, niho duhuriza hamwe ibitekerezo bikunze kuba cyane cyane bikakugeraho wakoze subscribe, ugakora comment, ugakora like, maze ibyo wifuza kutubwira byose ukabitubwira, tukabigusobanurira. Cyaba ari ikibazo cy'indwara ufite, tukagerageza kukubwira uburyo ki ushobora kugishakira umuti, cyangwa se nk'uko ngenda mbabwira imiti y'indwara zigiye zitandukanye. Ushobora gukora comment ubaza ikibazo cyawe, maze tukaba twagusobanurira, ubuzima bukaba bukomeje kugenda neza, n'ubuzima bunejeje. Niba rero ushobora kwatakwa cyangwa se gufatwa n'indwara z'umwijima cyangwa se indwara z'umutima, nk'uko bakomeje babibasobanurira, ku ndwara za rubagimpande n'ibindi bigiye bitandukanye, abantu bumva nta ntege bafite mu buzima, jya ufata ibijumba ubiteke, ufate imboga zawe, imboga z'ibyatsi, ibyo twakwita dodo, bisusa n'ibindi, maze urishe ibijumba. Imbaraga zizaza neza kandi wumve utunganye, wumve ukomeye. Ni naho kandi umuntu akura kuramba, dore ko kuramba ariko kuramuka. Alright, ni Shatamukazi, turabakunda cyane, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro nkomeza mbategurira. Ku munsi nk'uyu nanone twongere duhure tuganira